Waburi ibintu bigutinza mu nzira kare. Ntabwo buri ibintu bigutinza mu nzira ugomba kugenda ufite utuntu twinshi ugenda ugiyemo kugira ko umaze igihe utajya ku muhanda. Ari we n'abasheri bawe. Reka nyina abanyancerana. Kakanu ukunda kuzana. Kakara nyine ukunda kuzana. Hari abacuruzi benshi bagiye bimuka kandi bari inshuti zanjye. Byasaba kugira ngo ngende maze namenye ngo bimukiye na he. Kugira ngo nyine tubane. Wabyumvise gukora akazi kataraga ukuntu bimera. Bimera bite? Nta muntu rero woza icyuma afashemo. Kubera wakwitema. Ahubwo se hari ikindi kintu njya kukubwira. Uzwa muri na Fred. Fred yakumbajije. Ntabwo kiza tuvugana. Ntabwo tuvugana pe. Ese byagenze bite? Nari ndimo ndihuta ntabwo naguhagarara na mwanya munini. Kwera ko ari kunyereza kandi nta no kumacha kugira ngo banambona nawe mu nzira kuko yaba ari ikibazo. Kamuhunga amagambo bamuzo turayebe ni gisambo n'umujura nago n'umuntu utari nyine mu bantu nago abatera ikibazo mu sosiyete. None se akosimina nawe nukarengeje nukagira amagambo menshi ngo kabye. Mama ko yavuze ko atamushaka akora ngo yigeze avuga ko gura nawe bitemewe. Kujya kujya nago bihindura icyo yamuvuzeho. Bari gisambo ni bari ingegera n'ibyo. Uze ko icyo atakumbajije. Ibyo ntago bindeye. Ni ibyanyu kuba yarakwibagiwe ibyo nikomeza kubitindaho. Ahubwo baravuga bati ngo niba ari umugani niba ari gisakuru niba ari indirimbo mubwira mugendana ngo mubwire uwo uri. Ubwo rero kugira ngo bazambonane ngendana n'uriya muhungu. Hajya ni Karoli cyangwa ninde? Mureke. Nabyo bazambonane ngendana nabo bavuga ngo nayo ndi gisambo. Sha nabireka. Nawe ujya mucinga ngo ati yigeze kwiba. Ayiwa we nta wundi uvugira ubusa ku musozi niba bavuze bati nta muntu ucana n'imbita musedega imbaraga nta mpamvu yo kugusana n'imbwa rero tatavuga bati ngo ugasanga inoze yigize kuragi ndeme kuba nabimenya nahise niyakira n'indembwa n'indembwa ni ngewe okay wowe uri imbwa nk'uko bivuze nyine si wowe uvuze se ngo uri imbwa urabyishimiye nuko mba ndi kumaka igihe yose sinahereye Mubwiye cyo uriya muhungu ni imbwa azahura ari imbwa nta n'icyazegezaho nta nubwo azegera wawe none Kashanza nzagukata ururimi wajya ureka ko ubushege butakubereye kuko uba wigira umuntu umeze gutyo ntaho bigo hanyuma se n'imbwa yawe oya banana babaye ya kunywa amazi birashira cyangwa ujye kuryambarire mu cyumba atajyana unakumva akakubaza kiri kukuruza ko byaba bitaba ikibazo wumvisha ngo uri kubiza n'ingegera byaba ari ikibazo buriya namukura none uracururutse nyine mbwira namukura muri gereza nta handi amabanda ajya Minani we Minani Karame Vai hano va mu magambo ndumva mu magambo menshi aho ngaho tubona tubuze twiriki Sibana uri mu magambo menshi nandi kuganira na Sandra Muretse nawe mwavuganaga ko numvaga urusaku rwa kurenza wateruye inzu yose yabanje kujya ku telefone ahubwo niwe wasakuzaga cyane nabanje kuganira nawe mbe guhaha ariko ugiye utunambaza aho dukiye Kavuye byanditse mve yo mukanya Nze kutanyuza hano ngo nyereke ibintu wahashye byose umbwire ko wanaje yanangiriye yarafite ibyo kumbaza mananda musobanurira ibintu nyine ndamusobanurira birarangira ndavuga ngo ndadaguta ndanyine bitwereka bimwe nabishyize ara mu gikoni cyo hanze bikira mariya byose nabizanye rwose nta kibazo byose abihake nta kintu kimwasigaje ntacyo baba we ako n'amasoko yagiye uko no boutique amwe namwe yabagiye bayahindura nkaho naguriraga ibitunguru nabyo ntago nagiye nsanga ngo yarimutse biza kujye pfo negigare amasoko se yahinduwe ryari yimutse ryari soko ryimuka ari ntabwo wapfa gutemenya isi igenda yikaragana n'ibyayo bijyana yimutse isoko cyangwa himutse butike wahahiraga isoko niryo ryimutse byose urari ahantu wahira niyo soko iyo bagiye rero baba bagiye bimukana n'ibyabo
urumvuga ahantu hahira ibitunguru ubwo ni isoko ryose ryagiye niba ibitunguru haragiye ubwo isoko ryose ryaragiye bisobanura ko binaniye nyine urumva umumama wacuzaga ibitunguru yarimutse ukwimuka nagiye mubarije bambwira ko asigaye yarimutse hepfo tugera no kuba ku isoko ryose ryagiye niba umubuze wari guhahira undi uri aho ngaho ugataha ukabanguka vuba nagura intogi ujye nose ibitunguru byacuruzaga umumama umwe kandi nyine bambwiye bati ibitunguru wabicuruzaga yaragiye nyine yari umwe mw'iryo soko wabigiraga byiza bya bindi ukunda by'umweru reka ntacyo reka tugenda mba numva ufite amagambo menshi imana yanjye ariko ntacyo uri kumbwira ngo yongore ibyo mbonye biri aho byari bihari yari intogi ari imiteja gihora ari wisobanura ibintu byinshi imana mba nkumva nakundi usute ubu butekereza iki ko mba ufite utugambo twinshi ntazi ubona udukura nta muti ndavuga utambajije nese ujya umbaza ncece ariko nkubaza ijambo rimwe nawe ukavuga ubuntu bwinshi nicyo kibazo mfite byinshi byo gusobanura ndetse nkubajije ijambo rimwe wajya usubiza rimwe ngo mbajije ukareka kudondobekanya ntabwo nzongera hanyuma gaze wayibutse se gaze yo wayibutse wayizanye ibaze ko mu bintu byose nibukaga iyo gaze nta nubwo yari nari none urateka kuki uzanye ibyo bitunguru uzanye ibiciro biteka kuki nari kuremana nabo ndasubirayo uracana ku mutwe wawe se uracana ayo maso turumbura ibaze ko kandi iyo neza igare niyo mpamvu ndihuta riranyihutishije mpitanyuraho kandi ubu ngubu muri aya masaha ubu noneho n'izuba rirwongeye kongera nsubireyo noneho ubwo ndaba ndeba icyo utekaho ngaho zana ibiryo hano teka uzana ibiryo utereka aha ngaha cana kuri uwo mutwe ako kuki ntabyibutse ko ubuze ko byose nabyibukaga ariko wanjijishije ni uwo mugore wanagiye gushaka ipiriri ahubwo uvuga ko washakaga uwo mugore vuga ko wagiye amaso yawe ari kuri uwo mugore vuga ko wagira ibitekerezo byawe biri kuri uwo mugore naguze ko ikiro kigurisha 800 ndabandi bageze ku 1100 none se reka nkubaza ikibazo cyari amafaranga ikibazo cyari amafaranga cyangwa ikibazo no gutekereza ibikujyanye mu isoko ukareka kugenda utekereza abagore bo mu isoko bimutse umuntu w'umukiriya wawe ugomba kugira gute ko ruhahira yayimutse rero bikibazo ntabwo wagurira undi se uwo mugore arimo umuti nabigeza no ngasanga harimo udusimba hanyuma se uwo mugore n'ugira bitabamo ibisimba hagiye ibitunguru bishyashya abikura niba ngari hehe bizari bikiri bishyashya bigifite n'amazi reka amagambo vuga uburyo gaziboneka vuga uburyo gaziboneka mbona icyo kurya vuba ango ndatsinzwe pe kamwereke rero byihorere mvamena mana yanjye kumeza mfite inkweto ufite amagambo ceceka ufite amagambo menshi wemereza nimero zaho cakira nimero zaho mbihamagarire bazanire ariko twiri nago twirize nazi buri ngo hitwa kwande niba naranditseho niba nanditseho ngo twiri niba nanditseho kanye reba ubwo wanditseho gaze twiri sinubwenge nabugira gazera gaze ubwenge ufite nyine wanditseho ndetse bwagari uwo twini uwo kigiki yitwa twiri gaze Clementina ari umugore witwa Clementina ese ahantu hose uhahira ni mu bagore na gaze ni ku mugore uri kubifata nabi abagore reka niyo ko ari bo benshi dusanga bacuruza ngaho mereza mbihamagarire bampereze gaze ndabona ibyawe nsinze 8 mu 2 ngaho ariko n'uyu nguyu mereza hano uramuhamagara yizane hano cyangwa no kujya mu wazo kwigora wamubwira nabonye hari abahungu baba bahari akaba yayohereza nta kibazo wabona uhu ati utsiba wese kubi watuma n'umuntu avuga nikiba wahereye udondobekanya amagambo umuntu akakwihorera 500 kandi yasaguye 500 kuyivana rwaza n'undi afite n'igare batayizana kayizana ese ziba mvugana nabo hakirahaguruka genda vaho ngaho genda baraje ubutunganya ibyo utunganya base bakuzanira inuzi
ko ndi uguhamagara. uri kwivugisha se ntabwo uri kumva ko bari gukomanga kandi genda nyine urebe ibintu bimuye mu cyumba. ubu koko uvuye hariya ku irembo urinda ugera hanze uje ntabwo mvuye ku irembo ariko mvuye biri hariya mu idirishya by'ibuzo nawe umuntu uri gukoma ubu koko nzenguruke kandi ari wowe naho ngaho hafi wajya ukareba nako byo twajya tunumvikana tukanagira n'inama nk'abagiye ibindi uzabishima nawe ugabanyije uri kugira ibyo umbaza nka ceceka nawe ugabanyije da noneho ugasanga ni nk'iby'ingenzi yewe nawe usudira avuye ku irembo araje ngo urabona ngo ujya kundeba mu karanigire uvuyeyo Sikari Fred yanda nukuri kw'Imana ariko jya unyumva aje gukora iki Fred yabaje ntabwo ari nyina wajya wumva ni Fred yawe tugenda ngiye kureba nazabaye n'umuntu ubonye bajya gusa aho zuri tumizanga hano yo ha muri kirangwire nawe haronde ntebe ahubwo se ma aje tukagiye nawe rero akuzo muwabwira ngo urumuzo kwari ubikize nasari nyine ntugapfe gufunga hari yuko wiboneye kandi bakoze tugiye kunyereka bangukate kandi yawe ngo banguka iwanga sinujumvikana urufunguzo nawe urufite kandi ngewe kono nawe wajya ku mutwe nkaho bariguhaye ku igare hano ubwo wana ku igare ngo udutwayeho mwegere umufashe bayishyuye bangira kubishyura kandi magana umwe ayishyura bayishyuye amafaranga bayatanze okay ngaho utaha kureba umukara n'abandi nabi akumubwira ajya yazana amavide n'amacupa karibu urareba uri umuboneye utarugeze terura bene wa terura hari ahangaha nayo mfatira urumva ni haba harimo umwuka uri konzi kumwuka waworoshye nkuko kumanzi kuba woroshye ubundi biremera bi gaze aba ari umwuka ugasanga biremereye gutyo gaze watereye tukagenda mukorere ndeba nabi nk'ubu wambwira koko basi se nta mahirwe ya nyuma wampereza kugira ngo basi nisubireho wenda ikosa ryabaye nawe ryazongera gusubiramo kuko nayo nagiye gufata uriya mwanzuro nahubutse kumva yuko twashaka ahandi hantu nyine twahurira numva aricyo cyaba cyiza ntabwo byakunda njye ntabwo ngukunda ndi muntu ko iki nsigaye nkunda gutekereza Fred cyane si ubundi ko ari njyewe wamwanze wayakunda kungaruka mu bitekerezo nta n'ikibazo da nk'uko natekereza umuntu uwo ari we wese
ubundi nakongera kumubona niba nkubwiye ngo tuvugana rimwe mu cyumweru ntabwo mba nkugoye telefone rega ntabwo ari umurongo wa radiyo ngo iraho rivu ireka umuntu acishamo abana bari no mu kazi ntabwo mpamvu yuza ngo uhamagara ntabwo ari ukubwira nabi ntabwo umuntu aba ari no mu kazi hagiye umuntu aba ari mu kazi aba akeneye kugira ngo anashyiremo n'akanya ko kugira nsaba reka ndaje muvugisha abantu bonjour umuntu yabona avuga ngo umuhamagara kuva kuwa mbere kujya ku cyumweru umuhamagara akoze kuri kubangamira akaguru kanya umuhamagara yewe najya bamenya nuko banagiye n'ubwenge ukuri guhamagara umuntu wajya nta bwenge kubera icyago bite nzakunda muki Ramina hari ikintu nshaka kukubwira subiza ko ngufata umusaza wanjye areti nubwo nyine dufashe imirimo yaha akobura urabona ndi umukozi wa sindika ryase sigeze kubimbwira se ndi umuyaya ndaryasa ndikadasa kabushyira akaguru hano hejuru se nk'akiyorera nize kubona afite akaguru nga cyane hejuru nari ikibazo kiba kirimo ari uransekera uritse amuye urakoroye byose icyarimwe najya umuntu abikoreye rimwe se bagomba kumubwira ngo urakire uragire ukambyukanye ibintu aza umwanisha uzi ibintu byambaye warose nabi se warose wagize se byagenda bite uzi ko ndi kurota Fred ngewe warose Shamina none kuri kw'Imana nabuze n'ukuntu uri kumurota mu buryo nyine ari kunkora mu mutwe ndigora mutekereza ndi kwibuka nyine ukuntu muri iriya minsi twamaranye yari anyitayeho ndumva nta mukumbi yewe wajya wanikijwe bere urifata ukarota nk'umuntu aho kujya urwara ya ndwara bita ngo niba ari akadege niba ari ngomuru niba ngari siribirafiyo hariho kasiyo ko kumva ko mu mutwe ufite ibibazo byinshi kuri gutekereza umuntu ugiye kumurwara neza waturuwe byarangiye nyamara ushaka isundi wazabibwira mama wawe uzabibwira mama n'undi ubu waramukunze n'umukunda cyane uzabibwira mama wawe umupresente umubwire byose nyine birangiye anabimenye ntacyo bitwaye ubwa mama ntabwo amukunda niyo mpamvu rero nyine wowe wenda mba ndi kwikubwira kugira ngo wagira ngo ngufashe kumukunda se muko ngufashe kumukunda ndumva nyine mushaka ko agaruka mu rugo biragoye kugira ngo umukobwa bibaba ndabyanga kugira ngo umukobwa aza gutakira kubwira undi muhungu ndamukunda cyangwa ngo naramubuze cyangwa umara nakugiriye inama se mureke ntabwo bijyanye umara nakugiriye inama nta nama yindi nakugira kugiriye inama yiwereye iyo ndwara y'ubusazi mu mutwe nayo ijyanwa indera sinkugira inama nzima sajya kubwira mama wawe tureka nyine presente mama wawe mabareka nawe ni umufungamutwe nanga ajyayo unizo umuhungu uzakundana nawe utazakundwa na mama wawe undi we ni bwoko Riga mama akunda amafaranga Mina ujya ureba ukuntu agukata ujya ubibona ngaho noneho vuga mama akunda amafaranga buriya arashaka bijyanye no gukata ushyizemo mise mbyibuka ntuzongere no kuza kungisha inama wantuzaho wifate ngeme n'ikirahuri undi nkubwire ngo umbebere uze kumubwira ko byaduciye turi kumwe n'urangiza uvuge ngo ni njye nyine mani reka ngwize kuri abantu buriya byarambabaje buretse siyakase byarangiye buretse urabinyibukije buriya minani buriya nanzo nuza nanjye ngo minani nuza muhungu wajya umbwiye ngo yitwa
ahubwo nushaka kunyumva mina nushaka umbera umuvandimwe umuvandimwe birakuraho izina mfite yaruze ko ndi umukozi nuza we umukozi ndiyo bisoze ndiyo umukozi rira ku meza kuzarira kuki mazarira abantu kuntu twahindutse mu mutwe tumeze nk'abantu tutanatekereza kiba tugafata umuntu mugenzi wakavuga ngo ntago ari umuntu hanyuma umukozi wameze atandukanye n'abandi inamba irangiye ni kumburira Fred umukozi se bana cyakoza pe man umuntu humeka nkawe umuntu ugenda nkawe umuntu uvuga nkawe ngo ntago ari umuntu ibyo bintu bihindure ntago yumvuga ariyo mukobwa w'umunyarwanda w'umwari w'umunyarwanda akuzi ko ajyari ikintu umunyarwanda akazi ntago ari uko yitwara gikunda abantu nk'abagenzi bawe uratanya kwanga abantu ungana gutyo uzakura umeze ngo ufite usugo rukundo urukurayo wanga abandi bana unabakoze nako ibyo tunabivaho kwanza ibintu uri kumbwira ndumva nge binakomeye cyane nge ntabwo nshaka no kubyinjiramo cyane bitazanankoraho ibi bintu ugenda ubwira mama wawe ubyumvikaneho inama nkugiriye hagati aho ngaho atazifata akabona byabaye akavuga ngo nanjye nayimbirimo ukabona ninjye nayo tuganira kuki ntamubwihaye amakuru ugenda ubimubwire sibyo tumenye ubwenge umirirane simwe fashe ukagenda turi kuvugana mujyane uterure ndakubona rwose ubwo niko baga pasiporo ese ko nashoje nashoje ko uje ko agasaba ubwo nawe njyewe umunsi ntabwo ndi bwoge ahubwo mama ndumva nyine hari ikintu nshaka kukubwira ni igiki ngikubwiye nta kintu ntwara njyewe se nakwanga kugutega amatwi mwana wawe ni ukuri ahubwo nteye amatsiko nyine maze iminsi hari ikintu ndi kurota uri kurota uri kurota neza se nyine maze iminsi ndi kurota umuhungu uri kurota umuhungu ngaho ariko noneho niba ari filime uri kunyinira niba uri kurota umuhungu nyine maze iminsi ari umuhungu ndi kurota ibyo bibaho kuba wamurota ahubwo se umurota ubona bimeze bite biba bihagaze bite nyine murota biterwa n'uko umuntu ubona nyine uko umurota ni gute banza usobanurire turi kumwe nyine bisanzwe turi kuganira muri kumwe he ubwo mama nyine ukuntu nyine isura ye ingarukamo cyane yego ntabwo wenda ngo ni ukumurota ngo ari ikindi nyine isura ye ingarukamo cyane isura y'uwo muhungu mama yenda gutekereza ko nsigaye mukunda uwo muhungu si ubwo ndamuzi ni umuhungu umeze ute ni mwiza si umubona se ubona ari umuhungu w'icyerekezo cyawe nyine byibuze hari ukuntu urota umuntu ariko nyine ukabona ni n'umuntu nyine ni umuntu nyine mama ni mwiza none afite umutwe nkunda ego bibaho ibyo bibaho ubwo wakuze urimo uragenda ugera mu gihe cy'ubwana ubwangavu hajya uri kugenda uba ikintu cy'igikobwa cy'iki umuhungu ni mwiza ndishimye ngo niba uri kurota umuhungu ufite uwo mutwe ukaba uri kurota umuhungu mwiza gutyo ahubwo gukunda umutwe ubwo ni mwiza nyine afite n'umutwe mwiza ni mwiza muremure nyine muri make nditayipira uri kumubona mu nzozi ariko ngarukamo cyane kuya ntacyo nzi niba ari mwiza akaba ari icyerekezo cyawe pe uri kumurota uwo muhungu se ariko ntacyo reka kwiga nkubaza n'ibintu byinshi sibyo niba ari mwiza wasaga n'umuhungu mwigana mama ntabwo twigana uba yasoje kwiga nyine ndi umukire ntabwo ari umukire sinashoje kwiga afite akazi ndabyumva pe mwana wakarabana nyimenyeka ko ntabwo afite huya ntacyo uwo muhungu se ninde wambwiye wenda mundangira wenda umbwira uti n'uyu nubwo wambwira n'izina cyangwa nkamumenya mama ni Fred se wowe Fred wiyambobo se